Papa yavuye mu kazi agenda yegera mu rugo buhoro itwaje nkoniye baba we turondakubiswe ageze ku rugi ahasanga udukweto tw'umukobwa ati yambaye inka izi nkweto ziturutse he mu rugo rwanjye ko namukogwangira ati singira amaso y'ubukije rwose umwana wanjye araningushe umwana wanjye aziko nabona neza bose akomanga urugi ati kingura mwana ati nta muntu hari n'umuyaga urimo gucana papa yabibata unakopata kikweto kwidirisha ibibazo mu nzu yecu umukobwa yihishe mu rusamagwe mu rusu papa yabibonye nimukamubeshe ubu nimakamarira n'imivumo bya sese aye izi nkweto ni zande sizanje bose barayobewe ariko papa azi ibipimo neza yahoze abyina mu rusengero none ararakaye nk'inkuba dunya ati papa ndahiye kwifi yokeje izo nkweto zaje n'umuyaga n'inkoko ikirere papa seka nkimuba muri Nyakanga atutekereza ko ndi igicucu cy'akaranga afunguye dirisha muri filime umukobwa hari yihishe nk'uwataye umurongo amuteye akajisho wacisha make papa ati aha iyi nzu irimo amakosa yarake unakopata kikweto kwidirisha oleleo ati umukobwa yakamaso nk'uri ku rubyiniro Junior aratanyaguza amagambo aranga ye papa aratwara umukandara n'intwari yakonga ifu ya kera ninde wazanye uyu mukobwa hano vuga vuba mbere yuko mpinduka inkuba tuvuga byishe nimukajijishe amaso ya papa aruta kamera ya sisitfishe yo mwana wanjye ushobora guhisha telefone ushobora guhisha amanota ariko ntawe uhishe nkweto kwidirisha ryanjye vuba kabiri uzaza n'umukobwa mumwambike amapine unakopata Junior yahawe gihano papa arasetse ayo mateka yapfira buri cyumweru ku kirugu nubona inkweto kwidirisha ry'inyuma ibuzi kunywa narimo gukina n'umuriro Junior yahawe igihano papa arasetse ayo mateka yapfira buri cyumweru ku kirugu nubona inkweto kwidirisha ry'inyuma ibuzi kunywa narimo gukina n'umuriro Junior yahawe igihano papa arasetse ayo mateka yapfira buri cyumweru ku kirugu nubona inkweto kwidirisha ry'inyuma ibuzi kunywa narimo gukina n'umuriro Evado kurugi umukobwa widirisha izo nkweto zaje n'umuyaga irimo kwikirere papa seka nkimuba muri Nyakanga atutekereza ko ndi igicucu cy'akaranga afunguye idirisha muri filime umukobwa hari yihishe nk'uwataye umurongo amuteye akajisho wacisha make papa ati aha iyi nzu irimo amakosa yarake unakopata kikweto kwidirisha oleleo ati umukobwa yakamaso muri ku rubyiniro Junior aratanyaguza amagambo aranga ye papa aratwara umukandara n'intwari yakonga ifu ya kera harashize igihe kinini sibyo guhamagara gahunda ntuyizi se twari twateguye nari nakubwiye ndayizi gahunda nizere ko waje uri tayari oya ntabyo kungora oya nari mukumbuye nabi cyane hano tubanze dutekerezeho neza banze bibwira uko bimeze nta kindi kintu wambaye imbere hano biri gutuma biri kunyakurura gukora ibindi bintu uretse nawe rwose hano urabizi hano ufite umusaza ugera amahane viye yagera amahane yagiye ariko ntashobora kugera hano hirya se akagaruka reka tugire vuba sibyo reka tugire
umwakire vuba. nta kibazo kamufashe Ariko se wa musore mwakundanaga mwarashwanye ubu. Okay, nta kibazo. Uri tayari? Umusaza ufuhira hariya. Yego. Genda tinda ariko. Kwezi. Badufashe. Badufata se. We ntugire ikibazo. Rega nanamuheza hanze vie. Namuheza hanze. Nta kibazo. Right. Jaho kuri kano gapira. Ndetse mwereke gakadoka. nta kibazo ayo ngayo wabaze ndumva ntabwo ari make. ahubwo ndaje nshaka uburyo nyahereza wa muhungu wanjye hano ngeze mu rugo ahita yakuzanira muhite mubikora none aha ngaha. Sawa kandi kuraje. None se kandi izi nkweto si iz'umukobwa koko? yongera ngarura abakobwa mu nzu se kumbona se abantu barimo wagiye mana yanjye ko nabandumije arongera ngaruye abakobwa mu nzu. abantu barimo hano kingura. yegera mu rugo muhumbi twagegoniye baba wituro ndakubiswe ageze ku rugi ahasanga udukweto tw'umukobwa ati yambaye inga izi nkweto ziturutse he mu rugo rwanjye ko namukobwangira ati singira amaso y'ugukije rwose umwana wanjye aranyubashe umwana wanjye aziko nabona neza bose akomanga urugi ati kingura mwana ati na muntu hari papa yabibata unakupata kikweto kwidirisha ibibazo mu nzu yeje umukobwa yihishe mu rusamako n'urusu papa yabibonye nimukamureze ubu nimakamariya n'imivumo byasese izi nkweto ni zande zizanje bose barayobewe ariko papa azi ibipimo neza yahoze abyina mu rusengero none ararekaye ndajya hehe Kwese mugwemwe kanumba gusa. yawabe mukiye rwose turabye ko ateguye Mugwemwe kanumba gusa. Ubundi turabanza ndabanza muturisha ura musaza agira amahane. Wewe ugumye mahanga. Ahari ikibazo inzuri mama kosa yarake unakupata bamwe ko umukobwa yakamaso muri ku rubyiniro tujunya aratayaguza amakamaranga yepapa aratwara umukandara n'intwari ya kongo ifu ya kera ninde wazanye uyu mukobwa hano vuga vuba mbere yuko mpinduka inyuwa tuvuga kenshi nimukakigishe amaso y'apaparu na kamera ya sisitfishe yo mwana wanjye ushobora guhisha telefone ushobora guhisha amanota ariko ntawe yihishe ngo tukugirisha urange bubaka n'umukobwa papa karibu papa. Karibu. N'iminota maze hano hanze. Papa narindi kwiga none si yo wiga izi nkweto gusubira mu masomo. Izi nkweto se zizanye hano kandi urananiye. Ushaka kumbwira ko muri iyi nzu nta mukobwa winjiyemo? Nta mukobwa hari papa ariko ntabwo narabiretse nta mukobwa. None uru rukweto n'urw'abahungu n'urw'abakobwa? Izi nkweto rero wasanga ari umuntu wugamye hano mu kanya ahubwo si uyu muntu wugamye hano agasiga inkweto hano koko.
kandi shaka papa jya unyizera umaze kunanira jya unyizera papa narabiretse rwose nta kibazo urashaka kumbwira ko muri inzu nta mukobwa wazanyemo nta mukobwa uhari rwose papa nanone ntawe rwose abona nari ndi kwiga ahubwo cyaratuye tuganira oya iminota maze hanze wari urimo ukora nari ndi kwiga urabona hano ni imibare nari ndi gusubiramo imibare urabona kumva mari iminota 5 mpagaze hanze ukambwira ngo wanyumvaga ntunyingure nakumvise ariko isomo ry'imibare ryari ryangoye cyane pe papa unyihanganire kugukereza hanze iyo unobeshya ntabwo ubanza kureba ubeshya sha papa nta kibazo bumbura nta kibazo nta kibazo numvise amajwi wa munsi umbwira ngo sinzogere kugarura umukobwa hano ntabwo nahise ikimenyetso ni iki izi nkweto naziboneye oya izo nkweto n'umuntu wugamye hano mu kanya izi nkweto hano mu kanya ntabwo wabonye ukuri rwose umuntu wugamye hano izo nkweto wizitindaho papa izi nkweto numvise amajwi aya ni umuntu wugamye hano mbonye inkweto none uri kumbwira ahubwo mbwira umushyize oya nta mukobwa uhari wabona hari uhari se ntawe uhari pe ntabwo narabiretse sinabwaganiye se papa kandi icara tuvugane papa jya unyizera aho wari wagiye se byagenze neza njya kwizera jya unyizera papa narahindutse nabaye umwana mwiza tuza maze nkubaze haguruka aho ngaho papa haguruka aho ngaho icara hano kanze umbwire impanuro zawe ubundi urashaka reka nkubaze gato imyaka ufite niyo ufite urabona bingana ku buryo ushobora kunjijisha ngo nta muntu uri hano urumva byonyine n'umuhumuro ntari kumva papa nta muntu uhari mbwira basi ngo yaje wenda aragenda ariko kumbwira ngo urambwe urabona koko ndi igicu nta muntu uhari rwose papa usibye umuntu waje kugama hano agasiga inkweto yugamyemo hano ariko oya yugamye hanze yibagirwa inkweto hanze umva rero kamubwire umuhungu wanjye ubwo yibagiye banza untega amatwi ariko bana b'iki gihe tuzabagire gute papa ni ukuri nyizera nk'uko nabikubwiye narabiretse narahindutse banza unyumve tuzabagire gute ndara mu majoro nkirirwa nkora mvunika uza aho nagukuye uri akana gato ya mama wawe amaze kwigendera atabarutse agiye nanga no gushaka n'undi mugore ngo udakunda ngo uzananira none ugiye kunanira koko ukuze nta soni ibyo byose ndabizirikana ntabwo ubizirikana kuko iyo ubizirikana ntabwo urimo ujya mu ngeso ndi kukubonamo ubu watangiye kujya mu bakobwa ungana gutya koko aribwo ugitangira umwaka wa mbere wa kaminuza numvaga ko n'umuntu utangiye kaminuza abaciye ubwenge watangiye kuba umuntu muzima uzi ufite icyerekezo nujya mu bakobwa rwose papa ntabwo izo ngeso ntabwo nkizikora narakuze wangiriye inama ndakumvira ndahinduka rwose ntabwo nkibikora ahubwo se niko tumbwira okay twumvikane rero yego ibintu urimo nabikubwiye narabikwiyamye ibi ngibi ndi kubona ni ibimenyetso wenda ugize amahirwe no munsi singufashe ariko iminsi y'igisambira reka ntabwo narihanye ntabwo biriya bintu nongeye kubikora nta nubwo nzongera kubikora ahubwo se ni gute wiga none se ni gute wiga ukigira ahantu mu mwijima kuri mumbwira ngo inzu yose irafunze amarido gusubira mu masomo imibare nta tara ricanye amarido arafunze warangiza ukambwira ngo urimo wiga ubwo nibagiye gucana itara ariko ngaho ufungura ririya marido vuba nayo yose gira gutya yuse ninde utakimbwira oya icara niko mukobwa ubundi urahiye cano vuba wa mukobwa biva mwaka vuba cano uze wicare gira vuba se mukanesi ubwo nabivuge bayo se papa mbabarira pe bayo hano mwese hano mbabone hano hasi mwese hasi sinari maze kubwira ngo iminsi y'igisambira baze papa mbabarira ntabwo narinze kure ngo mukobwa uwahiye uwo kwa kayiganda yakubwiye se ko afite inzu aha hantu waje urahazi yakubwiye nyiraho yakubwiye se ko afite inzu yiwe murigana se mwakwigana abigana se barishisha ubu mbasanze murimo mwicara
nkamara iminota 5 hanze kumbe mufite ibyo mwari murimo. Umva nkubwire wa mukobwa mbare kabiri ntakikubona muri iyi nzu. Haguruka vuba sohoka se hasoni wibutse noneho wibutse gusaba imbabazi. Ntabwo bizongera. Umva sha reka nkubwire ubwa mbere amashuri ndabona akunaniye igishoboye no gushaka umugore. Oya genda wubaka inzu yawe sibyo ujye kuyibamo. oya ntabwo nashaka kuko izi ngeso ntabwo nzazihanganira rimwe kabiri gatatu. None niba utabasha gufata ino ntuze yawe ngo izirike urashaka iki? Asoni ni gute? Ntabwo bizongera. Ntiyamere rimwe kabiri gatatu. Ntabwo bizongera. Ubwambere n'ubwambere. Oya cece ndavuze ngo cece ungire n'igicucu unyire ku buryo ki nta mukobwa waje nkubwire ngo ndumva amavuta ngo nta mukobwa waje undahire ngo umuntu wugamye. Ese ubwo ugeretseho kubeshya ugeretseho kungira nta soni. Izo ngeso wazivuye urumva ufite icyerekezo ubundi wowe. Oya ngiye guhinduka. Buri gihe nuko umbwira nta soni. Ngiye guhinduka papa. Ejo bundi wambwiye ngo iki umbwira ngo narahindutse sinja nkabona inkweto ukanyemeza uburyo ki nta mukobwa winjiyemo hano. Ntabwo bizongera. Nkwijeje ko bitazongera. Ese ubundi ufite icyerekezo ubundi wumva uzavamo umuntu bwoko. Numva nziga nkasoza nkabona akazi nk'umuntu w'umugabo. Ukabona akazi nk'umuntu w'umugabo. ese ukeneye kuzakora rubanda mama nta n'icyerekezo cyo kumva aho wakwikorera. Papa mubara ntabwo bizongera. Ntabwo bizongera. Ngiye guhindura icyerekezo nkurikira amasomo nige. Ngiye guhindura icyerekezo rwose. Ibi bikorwa ntabwo mva imbere vuba. Urakoze papa urakoze. Nta mbabazi nguhaye iki gihe ndaje ibihano ndabigufatira. Ntabwo ushobora kurangana iyi micira rero nta soni.